uko ari arindwi, abiri muri yo Imana niyo afiteho ijambo rya nyuma. Nta munyabwenge wo mu isi, nta muhanga, nta wabayeho, nta n'uzabaho, nta n'ubwenge buzabaho bwo kuvumbura bwo buzaza bundi dusibye ubw'uyu munsi, dore ko ubwenge bw'iki gihe bugeze kure. Daniel yavuze ubwenge bwa nyuma bwo mu isi ya nyuma ngo buzagwira cyane. Ubwenge bwaragwiriye, ariko nubwo bugwira, iyi miryango ibiri tugiye kubanziriza, umuryango wa mbere ni umuryango wo kuvuka, umuryango wa kabiri ni umuryango wo gupfa. Iyi miryango uko ari ibiri ni imiryango. Iyo umuntu apfuye ni umuryango aba anyuzemo yinjira ahandi, iyo umuntu avutse ni umuryango aba aciyemo aza ku isi. Iyi miryango ni Imana ifungura, ni Imana ifungura. Umubwiriza igihe cya gatatu umurongo wa kabiri avuga ngo ikintu cyose kigenewe igihe cyacu munsi y'ijuru. Hari igihe cyo kuvuka, hari igihe cyo kuvuka no kuva muri uyu mubiri, byose ni imiryango tunyuramo. Nta muntu uvuka ku isi Imana itabirekuye, nta n'umuntu uvaho hano Imana itabirekuye. Imana iba yabyemeye, kuko isi byose isohoye byose kandi iri hose. Umuryango wa gatatu ni umuryango wo gukizwa. Uyu muryango niwo twavuzeho, umutima wawe Imana ishobora kuwufungura. Usibye wowe gusa niwo ushobora kuvuga ndakwakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Niba uramuka utarakizwa, hano shatse ndagahita nakuruzinga turose gukizwa zatwe twitaye. Yaba ari ibintu byiza cyane. Amen, amen. Kuko iyo umuryango y'umisize nataha gakomeye. Uyu muryango niwo utuma ushobora kurokoka wa muryango wa kabiri navugaga, urupfu rw'umubiri. Uru urupfu rusanzwe, ariko urupfu rwa nyuma rubi abantu bazajyamo rw'iteka ryose. Ugira ngo urokoke rero uwo muryango abantu bazinjiramo bajya ikuzimu, n'uyu muryango ucamo ari we Kristo, ari we rembo. Ngo bari barabasuma, bari bavuze, ariko wowe ngo ni rembo, unyuramo wazabona ubugingo. Rero tumubone. Iri ni rembo rikomeye ry'umutima wawe. Mu byashyuwe gatatu makumyabiri bavuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Ubu ni Yesu uhagaze ku muryango cyangwa se ku mutima w'umuntu ugomba gukizwa, w'umuntu ugomba kwakira ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana yakunze abari mu isi kugira ngo bamwizera, bamwakira, bahinduke abana b'Imana, bazabaye n'Imana iteka ryose. Yesu ahagaze ku rugi, wawe undi ufite urufunguzo rw'inzu ya Dawidi, ufungura ufunga, ntihagire ukinga, ntihagire ukingura. Ahagaze hanze, aravuga dore mpagaze, wumva agakingura, ndasangira nawe, nawe asangire nawe. Bitimajine Imana yaremye byose, Imana izi byose, Imana ishoboye byose, ariko iyo igeze ku mutima w'umuntu nayitegereza uwo muntu uko ahitamo kwikingura. Rero ukaburiya ukaba utarakizwa, ukaba utaraho ubuzima bwawe Yesu uzamurikira. Na marayika, na pasiteri, na mudiyakoni, na apotre, na bishop uriyo, na n'amavuta ariho yakingura umutima wawe. Ni wowe gusa ubihitamo. Amen, amen. Niba Imana ashaka gufungura umutima wawe, nta muntu ku isi uri hano wafungura umutima wawe. Na Satani ubwe kugira ngo afungure umutima wawe arakumanipira, akoresha amayeri ye kugira ngo afate umutima wawe. Ibyo yakoze kuri Adamu na Eva. Ariko Imana agimanipira, Imana irenginga, Imana irahendahenda. Ngo adusigiye umurimo nyuma yo kutwiyunga nayo, ngo adusigiye umurimo ntabwo tubwira abantu biyunge. Amen. Ngo iringingira muri twe. Kingura umutima wawe, Yesu awinjire mu musangire nawe asangire nawe.